reka mbonero mpitse nsobanura indirimbo yitwa Condom. Abantu wenda bayibona bagatekereza ko ari indirimbo y'ubukangurambaga. Nabwo burimo wenda kuko ushobora kubyibuka ukakoresha agakingirizo, ariko muri iyo ndirimbo mbavuga ngo abantu babi ntabwo bakabaye bavuga. Umuntu ukora ibintu bibi, umuntu umurozi, umwambuzi, mu by'ukuri nibyo biri muri Condom. Yakabaye yaraheze muri Condom ntavuke. Amaye ha Bibango umuntu ukwiye kuvuka azaza kuba umugome, azaza kuba umwambuzi, rwose ntabwo byari umurozi, ntabwo byari byizo muri muri Condom yakabaye. Gata ni vumbi. Ushobora gutubara abantu bahera muri Condom bakaba mu by'ukuri ntabwo nta muntu n'umwe utakagize uburenganzira bwo kuvuka. Banyumve neza, ntabwo ushyigikiye ko hari abantu batavuka. Wenda tutarakomeza gato, iyo bavuze ijambo igishego bakavuga uyu muhanzi aririmbye igishego, wowe ubyumva gute? Igishego banumva ari amahitamo ye n'ubuhanzi bwe, ariko hari ababikora neza. Hari indirimbo ushobora kujyana mu rukiko kuyirega ko ari igishego, nyirayo akagutsinda kandi ari cyo. Urugero, hari umucuti wanjye witwa Mico the Best, afite indirimbo yitwa Igare. Sinzi nk'igare icyo mwarashinja. Urayishinja wowe urayimera ko ari igishego se? Numva babivuga, ariko mba numva nyine umuntu uyishinja ubushegu sinzi ahantu na hamwe ashobora guhera. Kuko umuntu arazagira ati papa wanjye yampaye igare. Njye nyirya nk'umunyenga. Niba nawe uzi kunyonga ndaguhaho nawe utwara. Ibyo byagiye bituma hari abana baba bafite amagare, mwambura igare babyeyi banjye nkaryarindi rya Mico the Best. Urumva abagabo n'abanditsi kabisa. Ikizo kotinze Mico nyane nawe niyoroshye. So twihute, ari ndi kuri Umugisha. Umugisha 335 ni iminsi igize umwaka. Ni ya ndirimbo yo gutuma utekereza ku gihe, ukumva wakwishimira umunsi wose, kuko ni umunsi mushyashya Imana ibiguhaye. Si ngombwa gukora iminsi mikuru kuri bonane gusa cyangwa kuri anniversaire gusa, wakabaye winjoyinga buri munsi. Umugisha ni umuntu wambereye umugisha mu buzima bwanjye, nawe ni y'urukundo. Arakiriho. Aracyariho. Barabimubwiye se arabizi ko madamu se? Oya, ntabwo ari madamu. Nishize mu mwanya w'umuntu wabera umugisha undi muntu. Kuna madamu yakubereye umugisha cyane rwose. Niyo mpamvu mvuze ngo aracyariho. Kimaso nyine ni uguhura imbona nkubone. Nayo ni y'urukundo? Nayo ni y'urukundo. Iyi ndirimbo ariko kugira abantu ba Belisade ticketing bakwiye kugira karande gitangaho umusanzu. Hari abantu bo mu myaka yashize bahuriraga ku kintu cyitwa Facebook. Barabibonye. Ariko n'ubu birahari kuri ku ma Instagram. Abaya babonye amafoto. Facebook waraga amafoto macho utanamuzi neza. Twati tuzahure. Twahurira he kwa Ruwango. Hari abahanagara ndevu zo guhura rero, umwe yabona undi imbere akabona wenda ntabwo bari buhuze neza, akabara kwe. Iyi nkuru yikuye he? Nivo byarakubayeho cyane. Oya, zibaho ku bantu benshi. Zibaho ku bantu benshi. Baza nkubaze mbambaza umukunzi wanjye ndamutse ngize ibibazo, ese yakomeza kunkunda? Ese imyitwarire yanjye wenda ihuye n'agakungu k'abantu nkaba nafata nk'ibiyobyabwenge wenda, ese mu by'ukuri ko ambwira ko nkunda cyumva yakomeza kunkunda? Hari ijambo rivuga ngo gukundana mu byiza no mu bibi. Ntabwo ngiye mbyumva ukwanjye. Iyo ubwiye abantu ngo mukundane mu byiza no mu bibi, mba numva harimo akantu ko kubwira umuntu ngo no mu bibi uyu muntu uzamukunde, no mu bibi azakora. Niyo yakwica umuntu uzamukunde. Ngiye niko mba mbyumva. Ntabwo mbizi icyo iryo jambo mu by'ukuri riba rivuga, ariko ngiye niko mba mbyumva. Mba numva twakangurira abantu gukundana mu bihe byose,
urumva mu byiza cyane cyane yego ariko ntabwo wambwira ngo ngiye ngukunde kandi hari amategeko avuga ko niwiyandarika mu ruhame mfite uburenganzira bwo gutandukana nawe. kubera iki se utumva yuko bavuga ngo umuntu uzaba uri mu bihe bibi by'uko wenda yapfushije amafaranga se ibyo banyateje cyamunara ni uruhande rumwe rw'ibibi hari ibintu bibi twikururira nk'ubusinzi bukabije ni ikibi uba wikururiye. niba nsinze ngakuramo imyenda hano ku isoko rya Nyarugenge mba numva umukunzi wanjye atategekwa gukomeza kunkunda kandi aho ngaho ni mu bibi. gusezerana rero kubana mu byiza no mu bibi harimo akantu katameze neza. Rwanda hari Rwanda ni igihugu cyacu mba ngishimira cyane cyane ubuyobozi bwiza muri iyo ndirimbo niwo mwihariko wayo. hanyuma Ratagugo nayihereye kuri za blague za abantu nyine bakunda gutera kuri Google ukabona umuntu aranditse muri Google agashaka wenda ngo yagiye he cyangwa akandika ngo nakora iki ngo nshimishe umuntu w'igitsina gore Google ikagusubiza ngo natwe turacyashakisha nubibona uzatubwire. muri iyo ndirimbo rero umuntu wanjye phone bivuyeho noneho nkabaza Google nti none se wowe ubu ntiwandangira ahantu wenda ari ese ahantu ari aricaye arahagaze cyangwa araryamye ese Google ubu ngubu koko ntiwambwira niba uyu muntu ari butahe cyangwa niba ari burareyo ese ndaburara kuri album yose ni iyihe ndirimbo yakuvumye ni iyihe ndirimbo kuriya natubwira impamvu yese gukora ino cover indirimbo ya Sigara Amahoro yahise abishyiraho rwose ko ari cover yiwe. Sigara Amahoro ni Nkurunziza François ni indirimbo nakunze ndi mutoya numva nshaka kuyiririmba nshakisha Nkurunziza François ahantu hose ndamubura nshakisha amakuru ku ndirimbo mbona imaze imyaka irenga 30. hari amategeko y'ibihugu bimwe na bimwe avuga ko iyi ndirimbo irenze imyaka 30 iba yabaye abantu bose tukabaye mbita nikorera akaba baririmbiraho abantu bakuru badukurikira ko twagiye mu bato cyane. ni indirimbo ya kera ivuga ngo usigara amahoro uwo tutanganye wenda tuzabonana. ntekereza ko abantu wenda bumvise indirimbo za kera cyangwa za karahanyuze bose bayumva. rero nayihinduriye style ariko nayikoze ntayihinduye nta kintu na kimwe nahinduyeho uretse style zo muri iyo style. So Dani kuva rero indirimbo zi album giye hanze hari ikibazo yarambajije indirimbo yangoye cyane kurusha izindi ni 365. ntabwo nzi impamvu yangoye niba ari kubera ko nayitiriye album cyane niba ari kubera ko byishyiramo cyane niba ari kubera ko ari style itandukanye n'izo wasanzwe ukora goye ukuntu ariko iri mu ndirimbo zangoye kuko ifite kwa kuntu nyine umuntu aburira n'ijambo ry'ikinyarwanda sample hari ubwo mu kinyarwanda ni gute ifite imbanziriza mushinga ifite imbanziriza mushinga nk'eshatu cyangwa enye zagiye ziba ariko ukumva ntabwo imeze neza kugeza aho isohokeye imeze neza. yanyoroheye ni iyihe 365 nayo mwaje no gukora remix yanyoroheye ni Ratagu indirimbo zanyoroheye. iyo ukunda kuri album ifite ubusobanuro kuri Dani Vumbi twarahuje niyo nkunda niyo nakunzeho kuri album ntabwo mbizi niba ariyo mpamvu nayigise ya mbere. comment abantu bari guhera kuri bamaze kugwa cyangwa se amaze kumva indirimbo nibura by'umwereka ariko mu bantu bagomba umuziki bazi umuziki ko abafana bo muri mu ndirimbo 13 uretse azihitiramo imwe muri comment zirimo kumfasha ni yo kumbwira ngo nkomeze sinzigira nongera guhagarika gukora ibikorwa by'umuziki. ni comment nyine kushyira mu imbaraga. ikindi muri rusange
ntabwo menyereye comment mbi mu bihangano byanjye. bizakorera uragarutse Comment mbi ni nkeya urebye ni nkeya cyane. Dani uragarutse nka 95 ntaho nigeze njya business uragarutse nigiriye mu bucuruzi wagiye mu bucuruzi ngo muri hoteli wagiye mu ki ndari nagarutse cyane pe uri umukungu gafite hoteli yuje imeze neza cyane hoteli afite utubari bingirirweho kuko twese tuba dushaka gutera imbere iyo abantu babikwifurije ntabwo bababwira nabi bingirirweho rwose. Danivu gufata igihe wenda nk'umuhanzi njye ntabwo njya nemera ko umuhanzi wenda yaretse ushaka kuba utagaragara ariko n'ubundi uri murahanga mugani sibye ko abafana utabisobanura neza ariko ubona ntacyo byica ku bantu bakunda umuziki wawe gufata igihe kinini nyine utari muragaragara mu ni bibi cyane uretse ko umuntu aba yaragize amahirwe nk'abantu bakamenyera ijwi rye bakarimenya ku buryo yasohoye n'indirimbo bibuka ngo Dani Vumbi yasohoye indirimbo cyane n'izina bakaba bari basanzwe barizi ariko burya ni ikintu gishobora gutuma umuhanzi azima akanazimira rwose burundu bikarangira ntihagire umuntu umwitaho kandi zimwe mu ntego abahanzi tuba dufite haba harimo n'icyo kintu cyo kumenyekana kuvugwa kugera ahantu bakakumenya uzi kugera ahantu bakavuga ngo harya uriya muntu harya uriya ninde kubera ko bamaze kukwibagirwa barakwibagiwe byararangiye ntabwo bituryohera abahanzi.